Reka mbifurize rero igitondo cyiza, mbifurize igitondo cy'umugisha, muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi kandi nizere neza ko mushima Imana. Birumvikana rero tugarutse mu makuru yacu, ni amakuru yo muri iki gitondo tugiye kugarukaho twinjiraho tureba akantu ku kandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi mu gitondo rero cya tariki enye z'ukwezi kwa kabiri, mwaka wa 2026. Tugiye kugaruka mu makuru akomeye cyane. Ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nyeshyamba z'ama 23 bigiye gutangira gushyirwa mu bikorwa, harimo kuzirasa, kuzikura mu bice byose zirimo ndetse no kubambura intwaro. Ni byinshi cyane tugiye kugenda tugarukaho, ni embargo akantu ku kandi. Mu by'ukuri turava aho ngaho tugaruke mu mirwano ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, imirwano yasize akarumbaraye rwose ku nyeshyamba z'ama 23. Ikindi turi buze kugenda tugarukaho, polisi muri Uvira yatangiye kugaruka, ubwo nabyo turabirebaho. Turareba igitero cy'inyeshyamba z'ama 23 cyasubijwe inyuma. Mu by'ukuri ni hariya muri teritwari ya Rucuro, ndumva ari muri Rucuro rwose, ni hano muri teritwari ya Rucuro hafi na za Mweso, hano za Kanyangohe ahitwa za Kivuma. Ibyo ngibyo turabyinjiramo turebe uko iyi mirwano yari yifashe, naho inyeshyamba z'ama 23 zahungiye. Abasirikare b'ama 23 bahungiye mu kibaya cya Rusizi bahuye n'ibyago bikomeye cyane, gusa hari ibindi inyeshyamba z'ama 23 zatangaje ngo zigiye kujya zirasira mu birindiro byazo nk'indege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo mu birindiro byazo ngo nimba bakomeje kubarasaho. Iki gihita kikwereka uburyo izi ndege zazengereje inyeshyamba z'ama 23. Nabyo turabyinjiramo, turava aho ngaho tujye mu mujyi wa Bukavu. Bukavu irafatwa cyangwa ntifatwa? Turareba uko bimeze rwose. Kanda subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera, dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5. Ngwahereje ikaze rero ku buryo burambuye. Birumvikana ni amakuru nyine yo muri iki gitondo. Biragaragara neza ko ibintu byahinduye isura. Byahinduye isura gute rero? Inyeshyamba z'ama 23 ubu ziri mu byago bikomeye. Navuga ko ari ibyago by'uko aba bagabo banze gushyira mu bikorwa iby'imyanzuro yasinywe igasinyirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ni hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ari amasezerano n'ubundi akubiyemo yuko inyeshyamba z'ama 23 zigomba gusubira inyuma, zigashyira intwaro hasi ndetse zigasubizwa mu buzima busanzwe. Amakuru aravuga ko nyuma y'aho ma 23 igaragarije ko ibi yabiteye umugongo, ahubwo ikajijisha, bizi ko ibiganiro bya Doha byari byahagaze, ariko nyuma yo kuraswaho bikomeye ma 23 isaba ibiganiro byihuse. Urumva aka kanya ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Donald Trump ntabwo zitaye kuri ibyo ngibyo, bagiye gutangira gushyira mu bikorwa iby'ibihano bikakaye ku nyeshyamba z'ama 23. Muri ibyo bihano hari ugutanga amategeko ndakuka, hari ugutanga igihe ntarengwa ku nyeshyamba z'ama 23. Urumva, hari ukubabwira bakarambika intwaro hasi, yewe hakabamo na demobilization. Ngo mu gihe rero hari ikintu na kimwe inyeshyamba z'ama 23 zitazubahiriza mu byo bari buze kubwirwa gukora, haratangira guhanwa, haratangira ibihano bikomeye. Muri ibyo bihano bigomba guherezwa izi nyeshyamba harimo no kuba ingabo za Amerika
ziri buze kubarasaho. Icyo kintu nacyo kirimo rwose. Rero bigahita bikwereka uburyo urugamba rukomeza kugenda rufata indi ntera. Kandi M23 wibuke ko icyo yazize cyane cyane cyasembuye ibintu byose ni umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira barimo bashaka kuwugarukamo. Kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira rero kuri M23, ubundi njye nabwiye ngo hari ibice M23 yari ikwiye kwihorera. Ibice byo muri teritwari ya Walikale, uyu mujyi wa Uvira, kuko nta mahirwe n'aya na make bigeze bahagirira. Ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero kugeza kuri ubu ngubu hari n'ibyo tudashobora kumenya, kuko Amerika ntabwo izakubwira ngo yakoze operasiyo yo kujya gufata umuyobozi wa M23 cyangwa kumurasa ngo ibyo bintu tubimenye, ntabwo bibaho. Izi ni operasiyo bazakora ku giti cyabo, operasiyo z'ibanga. Ibi nanone bisohotse gato cyane M23 igerageje gusubira Uvira. Mu by'ukuri umujyi wa Uvira bakubwira ko polisi y'igihugu cya Kongo yagarutse mu mujyi wa Uvira kuva ku ya 2 Gashyantare 2026. Umutwe wa PNC, ubwo ni Police National Congo, kimwe n'abandi bayobozi ba leta bari barasubiye Ibaraka mu gace ka Fizi cyangwa muri teritwari ya Fizi mu gihe inyeshyamba za M23 ngo zifatanyaga n'ingabo z'u Rwanda zari zigaruriye Uvira mu Ukuboza 2025. Iby'u Rwanda kwifatanya na AFC M23 byo ni guverinoma ya Kinshasa nyine ishinza u Rwanda, ariko u Rwanda narwo nyine rukagenda rubihakana nk'uko mubizi. Ubwo rero polisi yagarutse hariya, ari naho nanabonye hari abanditse cyangwa bavuze ngo kuba ngo polisi yagarutsemo hariya muri uriya mujyi ngo byabakomeranye. Ni igiki kidasanzwe se gushyiramo polisi, kubakura muri Baraka babazana muri Uvira, si mu nzego z'umutekano zisanzwe? Njye nta kintu mbonamo hariya kidasanzwe kuzanamo polisi, ahubwo andi makuru ye yavuze n'ingabo za MONUSCO zigomba kuhaza, nabyo ntibiraba confirmed. Uriya mujyi uracyari muri controlled y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abafashwe bakaba selected yuko aribo bagomba gucunga umutekano wa hariya hantu. Muri Kivu rero y'Amajyepfo, ni Wazalendo ifatanyije na FARDC yasubije inyuma, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa ni mu y'Amajyaruguru, yasubije inyuma inyeshyamba za M23 nyuma y'imirwano ikomeye mu gitondo cyo kuwa 2 tariki ya 3 Gashyantare ahitwa Kivumu na hano Kanyangohe murahabona cyane, hariya ni muri Bwito, ni mu bwami bwa Bwito kabisa, ni muri teritwari ya Rucuro muri iyo ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyine, ryo ni urucabana n'uburasirazuba bwa Kongo. Nk'uko rero abatangabuhamya babivuga, abagabye igitero ni inyeshyamba za M23 baturutse muri Mweso. Mweso iri muri Masisi ariko yegereye Rucuro. Bagerageje kwigarurira uduce tubiri tw'ingenzi twari mu birometero 5 uvuye aho bari bari. Ibi bitero rero byagabwe icyarimwe ku birindiro bya Wazalendo ntibyagize icyo bigeraho cyangwa icyo bifata, kuko inyeshyamba zahatiwe gusubira inyuma zerekeza i Mweso, ubwo naho zaje zituruka. Iyi mirwano rero yatumye habaho guhunga ubundi bushya kw'abasivili, birashoboka binarushaho kongera ikibazo cy'ubutabazi. Imiryango myinshi yahungiye i Mweso na Muhongozi, imwe yiga mu byumba by'amashuri, indi yigira mu byumba by'amashuri yigirwagamo mu buryo butari bwiza cyane,
nta bufasha buhagije bafite hariya muri biriya bice. Ibi bitero kugira ngo wumve ni inyeshyamba za AFC M23 zabigabye, ariko sibyo babasubije inyuma rwose ku buryo bukomeye. Kubasubiza inyuma rero ntabwo byari ibintu no muri teritwari ya Walikale umunsi wabanje bari babasubije inyuma muri biriya bitero bya Mpeti, nabyo byari ibitero bikomeye. Nyuma y'ibitero rero byisukiranya byinshi by'indege byarashe ibirindiro by'inyeshyamba za M23, izi ndege z'amadrone n'izindi zitandukanye. M23 yatangaje ko igiye kujya irasira ziriya ndege mu birindiro byazo. Ubwo nibaramuka babishoboye cyangwa bakajya bamenya aho ziri bazabikora. Ibyo ngibyo bigahita binashimangira ndetse ibyabereye hariya Kisangani, hariya ni drone za M23 zaharashe. Nizo rwose kabisa. Urumva ko rero ni rwa rugamba tubabwira ati rurakomeye nyine kurushaho, ruragenda rufata indi ntera, abantu bati ni ibyanyu. Umutwe wa AFC watangaje ko ugiye gutangira gutwika indege z'intambara na za drone by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubisanze mu birindiro byayo, mu gihe byaba bikomeje kwifashishwa mu kugaba ibitero ku birindiro byazo, bikica abasirikare benshi b'izi nyeshyamba za M23. Navuga ko nyine nyuma y'uko ibi bitero by'indege rwose bibazengereje ku bwinshi, icyo gitekerezo nimba ari cyo babonye nk'igisubizo, ubwo nicyo gisubizo baba babonye, kuko urabizi ko nta kindi gisubizo M23 ifite. Ntabwo ijya ibasha kurasa ziriya ndege zazamutse mu kirere, ahubwo ukibaza ngo ibirindiro byazo uretse hariya Kisangani, ahandi bazapfa kumenya aho ziriya drone ziba zibereye. Ubwo turakomeza turebe koko nimba bazakomeza kubirasaho nk'uko babikoze ejo bundi Kisangani. By'ukuri rero urumva ko ntabwo byoroshye. Ni amakuru dukomeje kugenda tubagezaho, ibya polisi y'igihugu byo nabibabwiye, cyane rwose. Barakubwira ko rero M23 irataka ko FARDC igiye kubohora Minembwe, mu gihe ingabo za Kongo zigiye kubohora Minembwe. Ihuriro ry'ingabo za AFC M23 urumva zishyigikiwe na za Twirwaneho na za Red Tabara, ryatangaje ko gahunda isanzwe yo kwamamaza kugira ngo rivane ibitekerezo ku bibazo bya gisirikare, nuko ingabo zaryo zigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urumva mu buryo ngo butemewe n'amategeko byo ku butaka bwa Kongo. Rero ubundi mu by'ukuri aka kanya iyo murebye cyangwa mukitegereza, uriya ninde ubundi uba wigiza nkana hagati ya AFC n'ingabo za leta, kuko buri wese agaragaza undi nk'umunyamafuti, umwe akagaragaza undi nk'umunyamafuti, undi ni uko nguko guterana amagambo bya hato na hato. Gusa barakubwira ko icyasubije AFC M23 mu biganiro ari ibi bitero bikomeye byari byabacanyeho, kuko barabarashe babarasiye mu bice bitandukanye, cyane cyane muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ho byari ibindi bindi. Urebye hano za Point0 ukareba za Minembwe, ukareba mu bice bigiye bitandukanye byinshi bikikije hariya haguye abasirikare. Buriya iyo bijya kugeraho umugaba mukuru w'ingabo ahunga agata ingabo ku rugamba n'abaturage, avuga ko arwanirira
jya umenya ko ibintu byakomeye. Yani hamwe nyine bakubwira ngo iyo amagara atewe hejuru buri wese ahita asamaye ibindi bikazaza nyuma. Ibyo ngibyo rero ni ibyagiye rwose bigarukwaho ku buryo bukomeye. AFC M23 iriyamiriza ibitero bya FARDC igihe yayo irondera kubohora Minembwe. AFC ivuga ko byose byavuye kujya ku ngingo yayo yo kuva mu gisagara cya Uvira hamwe n'ingendo yeruye Kinshasa yo guhamya amasezerano yo guhagarika intambara. Ariko M23 nta guhagarika intambara byigeze bijyaho, nta nubwo ibyo yakoze yabikoze ku bushake bwayo, ahubwo yo yashidutse yasumirijwe nta kindi gisubizo ifite, bayibombaridaho misile nyinshi cyane, abahungu baradivansinga kuko aho hose yari iri mu mirwano, kandi AFC urabizi ko yari iherutse kongera ingabo muri biriya bice bya za Minembwe na za Fizi. Urabizi ko yari ifite gahunda yo kwerekeza Uvira Baraka bakayihagarika, gato nyuma igaragaza gahunda yo kwerekeza Uvira nanone barayihagarika. Babwiye gahunda y'inyeshyamba za M23 mu kujya mu mujyi wa Uvira uburyo bigabanyijemo amatsinda agiye atandukanye, gusa biragaragara ko mu by'ukuri iyi M23 muri ibi bitero byayo irimo, muri iyi gahunda zayo irimo, hari ikintu kimwe gusa kiri kugenda kigaragara. Igihano cy'imyaka 5 ku bakoloneli babiri ba FARDC bahamijwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare kubera kunanirwa kurwana mu gihe cyo kurwana kwa Bunagana mu burasirazuba bwa RDC. Mu bujurire ibihano byabo byagabanijwe biva ku gifungo cya burundu bijya ku myaka 5 hafi ya yose bamaze kurangiza. Urumva rero ahangaha ifatwa ryangwa ifungwa ry'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta nubwo bitangiye ejo bundi, bimaze igihe. Guhera za Bunagana benshi cyane bagiye bagambana niho batangiye kugenda bafungwa kugeza na n'ubu ngubu abakigaragaraho ubwo bugambanyi. Urabizi ko guverinoma ya Kinshasa ikirimo kubafunga ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha navuga ko izi nyeshyamba za M23 zikwiye gutangira, n'aba batwirwano bakwiye gutangira kwitonda, kuko nabo iyo byabakomeranye turabibona. Ndetse n'abasirikare ba FARDC nabo ubwabo bakwiye gutangira kwitonda mu by'ukuri, kuko ntabwo Kisekedi nabonye afite gahunda yo guhagarika kubafunga mu gihe bagikomeje kugaragaraho ubu bugambanyi nk'ubu ngubu. Reka tugaruke mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu haracyari ubwoba bwinshi. Uyu mujyi abahungu baragiye barawukikiza, bihoreramo 23 ariko bawukikije bayitera ubwoba. Umunsi w'ejo barakubwira ko Eric Prince ubwe yaje kugenzura ibikorwa by'ingabo za Black Water ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe ni indwanyi, ushobora kumubona muri iyi mirwano. Nawe ni indwanyi, ushobora kuyimubonamo, ariko ntabwo baratwereka ko yagezemo ariya muri Uvira, ariko gahunda niyo yari ihari. Ubundi kuza hariya uci Burundi ukimanukira gato uza za Uvira kuko ni hafi cyane, hanyuma ibindi byose ukabikurikirana uri hariya. Rero ibi bintu n'ubundi navuga ko by'intambara ntabwo ari ibintu biri aho ngaho bituje. Gaturebe bari abantu bapfiriye muri teritwari ya Rucuro, nabonye nabo bashyizwe kuri M23 muri birombe by'amabuye y'agaciro, bishyizeho rwose. Gusa ni nacyo kibazo mu biri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri wese yiyumva nk'uri mukuri, ariko abaturage bo barakomeza kubirenganiramo no kubigenderamo. Nta gisubizo ubona gitangwa kirambye
cyo kubahereza ubutabera. Ibyo byose rero bigakomeza kubagiraho ingaruka. Reka dusoze amakuru yacu yo muri iki gitondo, mbifurize gukomeza kugubwa neza n'umugisha w'Imana. Turasubira mu makuru yacu ari imbere.